Alo. Boss ngiye kuza nuko nari natinze mu rugo gatoya ariko magaze ku muhanda taxi igiye kuza kumfata. Ubwo rero nko mu minota nka 30 ndaba mpagize nta kibazo. Sawa murakoze. Kubera ntabwo nabishaka kadore dadaniwe we kuvomera kujya mu gishaka nari mfite agakozi kagenda katansezeye ahubwo se ubu kumenya amazi yawe ariyo warugiye nicyo kibazo mfite mwana wawe none ugenze ufite mama urumva atari ikibazo muye nacyo ariko nta kibazo kashagada yego mwana wanjye hano mfitemo ifaranga duke wasanga n'amazi amenetse ari nayo wari gukoresha ibyo kurya byawe byatuma hano hazaracyari abana bagifite umutima urakoze cyane mwana wanjye Imana igumugisha Imana ikongerere mwana wanjye hano hazaracyari abana bafite umutima mama sawa nta kibazo mama murakoze mama reka ndebe ko nongera gusubira mu kazi rwose yewe turacyafite abakobwa bafite umutima uriya mwana mumenyeho amazi ngira ngo aranankubita inshyi ariko Imana ishimwe pe ntabwo ankubise ahubwo biramubabaje arinze nahama amafaranga ngo njye kuvoma ndi Mana hari abana bagifite umutima uriya mukobwa ntabwo ancika ahubwo umuhungu wanjye cya gikobwa aragiye kurongora kikirara oya turajya hariya kuri uriya mwana ndajya kumushakisha uriya mwana ariwe azambere umukazana kuko mbonye ari umukobwa mwiza Jesus koko mana iki si ikigeragezo umaye muri iki gitondo koko telefone yanjye imenyemo amazi ndebera ukuntu ngize nari nigiriye mu kazi gusa ko kuri mubyeyi koko mana yanjye mana gusa nyine ujye wakwihangana nta mubyeyi nawe mbonye atari gusa umubyeyi usa kuriya yivomera gute mbonye ari umubyeyi wo mu ngagari abagenda ataduhaye imodoka ngo natwe dutembere gusa imodoka nzi imodoka ntababona ko twakoze ngo natwe twitware dukumi ahantu ndabyumva yego nibyo garafrere ariko nawe no kuvuga ngo byamira nabi ariko nawe nuvuga gutyo nawe nzavuga kuba wandiye ubundi ni gute wowe utagura imodoka kandi uzi neza yuko nawe uri umukozi wa banki kandi ukaba warangiza kwiga kaminuza wese ubona akazi imyaka niba 6 uko niba ari ufite mwana bicaye hano mama turi hano ubonye papa wanyagiye mubona kuza kwicara hano muri kuganira ibiki bandi kumwe na mukuru wanjye arimo mutura ariko muzabagiye akadusiga hano muri umuntu wanjye nawe ukagomeza muri aho n'umufite imibare yanyu waje tuvuganira
ariko namwe mubifitemo uruhare mwe mucunga agiye mukabona kuza mukajujura mwagiye muduhamagara tukicarana tukaganira. none se wigeze ubona umuntu ushobora kugera ku mwami adaciye kwa sekreteri? niwe tunyuzeho. niwe tunyuzeho dukorera ubuvugizi, reka tuba tubona viye nawe atoroshye, tuba tubona ukuntu abana kureba igitsure nabwo. uriya musaza nagira gahunda nyinshi. ese ubundi agiye tubonye iyo tukubatse wowe buri modoka hariya ubwo twaba tugize ngo murajyanye, tubonye ahaguruka ariya agenda tukaba tuzi ko muri kumwe. ariko isaza rizigeze arambye ngo arananyarukiye buraje vuba leta agaruka. mama we na ve muraturya kure muri iyi minsi sinzi ibintu murimo mwaratwiheje, simwajye mudupangira n'akantu natwe mukadusohokana muri wikendi. ariko namwe murakuze pe, murebe mwamaze kuzana ubwanwa ariko murashaka ngo tubasohokane cyangwa nimwe mugomba kudusohokana? wabibwiraga Rafureri, dore maze umwaka umwe nge ndangije kwiga, amaze imyaka 6 arangije kaminuza, afite akazi ko muri banki gakomeye. kuva ryari se byanditseho umwana asohokana umubyeyi kubera iki se udasohokana ababyeyi bawe? hari aho imbaraga mufite n'amafaranga mufite, ubuse ushobora kwibeshya ukavoma ibido rimwe mu kiyaga ukaba uzi ngo uragipunga. ubuse amafaranga mufite mwayagira mute mutaduhaye ngo tujye tuyaga twe tuyashoboye? ariko nawe urayafite kuko niba ukora uri umukozi kuki utamenya no mu rugo nta kindi bagusabye. mami iyo dosiye tuyireke kuko jyewe ndumva inkora ku mutima, ariko jyewe mfite indi dosiye ashaka gatubwire. ahubwo jyewe numvaga mumaze no gukura ahubwo. hari abakobwa nabonye 2 ariko dimbaza twazajyayo tukajya tukabasura tukareba uko bateye. buri umukobwa umubona abyutse reka none se basohoke niwe muntu abibona abyutse. reka nkwereke uwo wanjye mfite uzaze uzindukane saa 10 abyutse, ntibisaba ko anakaraba akibyuka ni mwiza pe, nawe uzashira. wabona ari wa wundi uzadukubita uzatuzana udukubita. Mbere ntabwo nabishakaga, dore ndananiwe mvuye kuvomera tujya mu gishanga. nari mfite agakozi kagenda katansezeye. ahubwo se uba kumenya amaso yawe ariyo warugiye. nicyo kibazo mfite mwana wanjye. hano mfitemo udufaranga duke, urasanga n'amazi amenetse ari nayo wari gukoresha ibyo kurya byawe byakumanywa. hano hazaracyari abana bagifite umutima. urakoze cyane mwana wanjye, Imana iguhe Imana ikongerere mwana wanjye. hano hazaracyari abana bafite umutima mwana. sawa nta kibazo mama. murakoze mama. reka ndebe ko nongera gusubira mu Rwanda. Imana ishimwe rwose, yewe turacyafite abakobwa bafite umutima. uriya mwana mumenyeho amazi ngira ngo aranankubitishye, ariko Imana ishimwe pe ntabwo ankubise, ahubwo biramubabaje. arinze nahama amafaranga ngo njye kuvoma ndi. Mana hari abana bagifite umutima, uriya mukobwa ntabwo ancika. mbonye ari umukobwa mwiza. umwana wanjye rero ufitiye agashya se mama? ufitiye agashya. noneho imvura iragwa. agashya umva oya agashya mfite. hari umuntu nabonye umukobwa ufite umutima pe. mama sibabeshya ku mama ufite umutima se urayicuma. yego ko mana ni umukobwa na ya nyashu wambwiraga cyagiye urabyibuka. umukobwa ushaka niwe nakuboneye. nta gafoto se ufite mama? agafoto nose nari kumubwira ngo ngwino ngufotore. ngoma uzi kureba umukobwa ko kubereye iki gihe koko? urabona njye nazi kureba.
ntawamenya ariko mukunda gusuzugura ababyeyi banyu koko. mama reka nkubaze gato uwo musore wamuboneye uwo mukobwa wamuboneye uboneye umwana wawe uruta uwo afite ukora muri banki w'umunyamafaranga ufite amafaranga ufite nyashi umwana wo mu gasoni utaha mu gipangu kirenze n'iki cyacu uwo mukobwa ameze ate? Uwo mukobwa rero numubona musore wanjye uyu Madrid arakomeza kubeshya ariko nakuboneye umukobwa mwiza kandi sinagushakira umukobwa mubi. Ubu uri kubona ngana gutyo ukabona ko nazi gushaka umukobwa mwiza, umukobwa ufite umutima mwiza, umukobwa muremure ufite iyo nyashi ushaka. Ni nyashi harya nshaka bari nyashira ntacyo ariko komeza umbwire ngo uteze abi njye cyo nkubwiye rero numvaga uzaze nje kukwereka uwo mukobwa. Ni abaturanye ntabwo ari abaturanye batuye kure yacu gatoya ariko ni abaturanye kandi nawe ni umukobwa mwiza yarize agira n'ikinyabupfura yataye uri gushaka nawe uwo mukobwa umubonye wakwishima. Bo ntawasuzugura icyifuzo cy'umubyeyi njyewe ndakumva cyane ariko mami sindabakonvenka iyi ranje nyine nyemeza njyewe nakubwiye iwanjye nawe nyemeza. Wakiendelea kuchelewa watambeba hata kama hivyo. Naona benye niko nasema huko nabitika mama mimi nakuyua sana wewe mtu napenda wale watu tu wakuvava kishenzi mimi hapana ule dada lavala mzuri hata kama unaweza muona mimi nimekwambia kwamba wa kwangu anazidi hao wote. Sawa musore wafashuri ya mukobwa mwana wanjye uriya mukobwa ni mwiza pe ibyo umukenewe byose arabifite. Mama reka nkugire inama uzatwemeze na murumuna wanjye utuzane umukobwa twirebere twe tuza abakobwa nidushima sawa go ahead. Kinywa cha mzee kinanukaga lakini kinasemaga ya mzuri baba. Sawa tunakisubiri siku kitasema ukweli tutajionea macho kwa macho. Soka nibyo kuryana urumva gahunda y'i umunsi turasohokana rwose tugenda wo abo bakobwa kanze njye kwireberaga filime.